Mwiriwe, iki nicyo cyigisho cya nyuma cy'iki giterane. Bigaragara nk'aho iminsi ishize yaciyeho mu buryo bwihuse. Isaha ku yindi nakomeje gushimira Imana kubwo gutekereza ku ijambo ryayo. Kandi ikirenze byose ndashaka kubashimira mwese mwasutse umutima wanyu wose muri iki giterane. Ndashaka gushimira cyane ibitangazamakuru byacishije igiterane cyacu. Abatanze ubutumwa bw'ikaze, abasenze, abatwakiriye mwese turabashimira cyane. Mu gihe mbwiriza ijambo ry'Imana muri iki giterane ndishima cyane kandi nkanezerwa. Mba numva nakomeza gusa ntanaruhuka. Imana irimo kuremera muri twe isi nshya y'umutima tutari dufite mbere. Tumaze kwakira umutima rero twakira ubuntu bw'Imana mu buryo buhambaye. Kuri uyu mugoroba turasoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 27. Turasoma amagambo maremare guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 40. Itangiriro igice cya 27 umurongo wa mbere. Niba mwahageze reka dusome duhere ku murongo wa mbere. Isaka ashaje amaso ye yamaze kuba ibirorirori ahamagara imfura ye Esawu ati mwana wanjye, aritaba ati karame. Aramubwira ati dore ndi umusaza sinzi igihe nzapfira, none ndakwinginze enda ibyo uhigisha ikimba cyawe n'umuheto wawe ujye mu ishyamba umpigire y'umuhigo, untekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda uzinzanire nzirye mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Rebeka yumva Isaka abwira umwana we Esawu ajye mu ishyamba guhiga ngo ahigurire se umuhigo. Rebeka abwira Yakobo umwana we ati numvise so abwira Esawu mwene so ati mpigurire umuhigo untekere inyama ziryoshye nzirye ngo uheshereze umugisha mu maso y'Uwiteka ntarapfa. Nuko none mwana wanjye wumvira ibyo ngiye kugutegeka. Jya mu mukumbi unzanire abana b'ihene beza 2 nanjye ndabatekera so babe inyama ziryoshye zimeze nk'izo akunda. Nawe uzishyire so azirye aguhesha umugisha atarapfa. Yakobo asubiza Rebeka nyina ati dore Esawu mukuru wanjye n'icyoya, jyeweho umubiri wanjye n'umurembe. Ahari data yankorakora akamenya ko ndumuriganya nkizanira umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. Nyina aramubwira ati mwana wanjye umuvumo wawe aba ari jye ubaho, nyumvira gusa ugende uzinzanire. Aragenda arazizana aziha nyina ateka inyama ziryoshye nk'izo se akunda. Rebeka yenda imyambaro myiza ya Esawu imfura ye iyo yari afite mu nzu, ayambika Yakobo umuhererezi. Kandi ashyira impu z'abana b'ihene ku bikonjo bye no ku ijosi rye aharembekereye, aho umwana we Yakobo za nyama ziryoshye yatetse n'umutsima yavuze. Ajya hose ari aramuhamagara ati data, aritaba ati ndakwitaba urinde mwana wanjye. Yakobo asubiza ati ndi imfura yawe Esawu, nkoze ibyo wantegetse ndakwinginze by'ukurye ku muhigo wanjye kugira ngo umpeshe umugisha. Isaka abaza umwana we ati niki kikubonesheje vuba utyo mwana wanjye? Aramusubiza ati nuko Uwiteka Imana yawe impaye ishya. Isaka abwira Yakobo ati mwana wanjye igira hino ndakwinginze ngo ukorakore menye ko uri umwana wanjye Esawu koko cyangwa ko utari we. Yakobo yegera Isaka se aramukorakora aravuga ati ijwi ni rya Yakobo ariko ibikonjo ni bya Esawu. Ntiyamenye uwo ari we kuko ibikonjo bye biriho ubwoya nk'ibya mukuru we Esawu, nuko amuhesha umugisha. Aramubaza ati uri umwana wanjye Esawu koko? Aramusubiza ati ndi we. Aramubwira ati unyegereze nanjye nijye ku muhigo w'umwana wanjye kugira ngo nguheshe umugisha. Aramwegereza ararya amuzanira vino ashozaho. Se Isaka aramubwira ati mwana wanjye nyegera unsome. Aramwegera aramusoma yumva impumuro y'imyambaro ye amuhesha umugisha ati impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iyo umurima Uwiteka yahaye umugisha. Nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku mwero w'ubutaka n'imyaka y'impeke myinshi na vino nyinshi. Amoko agukorere, amahanga kwikubita imbere, utware bene so bene nyoko bakwikubita imbere, uza kuvuma wese avumwe, uza kwifuriza umugisha wese awuhabwe. Esawu asabana amarira umugisha. Isaka arangije guhesha Yakobo umugisha, Yakobo akiva mu maso ya Isaka se, Esawu mukuru we arahinguka. Nawe ateka inyama ziryoshye azizanira se, abwira se ati data byuka urye ku muhigo w'umwana wawe kugira ngo umpeshe umugisha. Isaka aramubaza ati urinde? Aramusubiza ati ndi umwana wawe w'imfura Esawu. Isaka ahinda umushyitsi mwinshi cyane ati ninde wahize umuhigo akawunzanira nkaba nariye kuri byose utaraza nkamuhesha umugisha? Kandi koko azana awuhabwa. Esawu yumvise amagambo ya se aboroga umuborogo mwinshi w'umunyamubabaro, abwira se ati jye nanjye mpesha umugisha data wambyaye. Aramusubiza ati murumuna wawe yazanye uriganya yiba umugisha wawe.
aramubwira ati, Yakobo, ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu. Ubu ni ubwa kabiri andiganya, yankuyeho ubutware, dore none ankuyeho n'umugisha. Arongera aramubaza ati, nta mugisha wansigiye? Isaka asubiza Esawu ati, dore namuhaye kugutwara na bene se bose, nabamuhaye kuba abagaragu be, kandi namugaburiye vino n'imyaka y'impeke. Nagukorera iki mwana wanjye? Esawu abaza se ati, nta mugisha n'umwe unsigiye data? Jye nanjye mpesha umugisha data. Esawu araturika ararira. Isaka se aramusubiza ati, ubuturo bwawe buzaba kure y'umwero w'ubutaka, buzaba kure y'ikime kiva mu ijuru. Inkota yawe ntizakubeshaho, kandi uzakorera murumuna wawe, kandi nugoma uzikuraho uburetwa yagushyizeho. Dusoma Bibiliya, nubwo Bibiliya ari imwe, ariko mu gihe utazi umutima w'Imana dushobora kuyumva mu buryo buhabanye. Kandi iyo tubonye umutima w'Imana usobanurwa muri Bibiliya, dushobora kuwumenya mu buryo bworoshye cyane. Kandi uburyo dutandukanye na Bibiliya ni uko dutekereza ko tugomba kugerageza cyane, tugatutubikana kugira ngo tubashe guhabwa umugisha n'Imana. Ariko Imana yamenye neza ko binyuze muri iyo nzira tutabasha kubona umugisha. Isaka ashatse guha umugisha umuhungu we Esawu, ariko birangira umugisha wahaye Yakobo. Ni iki Imana iri kugerageza kutwigishiriza muri iyi nkuru? Kugira ngo tubashe kwakira imbabazi z'ibyaha tubone umugisha, tugomba kujugunya imigirire ya kimuntu yose tubana nayo. Kandi mu gihe tutazi neza umutima w'Imana ntidushobora kugira kwizera. Ikintu cy'ingenzi ni uko iyo abashakana babana baba bagomba guhuza umutima bakagira umutima umwe. Ababyeyi n'abana babo nabo bagomba kubaka ubumwe bakagira umutima umwe. Icyo kimwe rero hagati yacu n'Imana, natwe tugomba kugira umutima umwe nayo. Imana iri gusobanura umutima wayo kenshi cyane muri Bibiliya, uburyo umutima wacu wahinduka umwe n'uwayo. Gusa ikintu kibaje ni uko abantu basoma Bibiliya ariko bakabimvisha ibitekerezo n'imyumvire byabo. Niyo mpamvu Imana ibidusobanurira intambwe ku yindi, timwe bw'abantu mwibwira mutyo ariko siko ntekereza. Abantu basoma Itangiriro igice cya 27 ariko bakagisobanura mu buryo butandukanye. Abajya bavuga ngo Yakobo yarabeshye, niyo mpamvu nyuma yaho yaciye mu makuba menshi. Ariko bavuga ibintu bihabanye n'ubushake bw'Imana. Ariko mu Itangiriro igice cya 27 harimo ingingo imwe y'ingenzi. Ese iyo ngingo y'ingenzi ni iyihe? Nuko kugira ngo duhabwe umugisha n'Imana, ugomba kuba umunyakuri, umunyamurava, ugakora neza, ukagerageza cyane. Ibyo ntaho bihuriye no kuba twakwakira ubuntu bw'Imana. Gusa ikintu kibaje ni uko abantu benshi batazi umutima w'Imana muri Bibiliya, bajya bibwira ngo ngomba kuba umunyakuri, ngomba gukorera Imana cyane, ngomba kugerageza cyane. Imana yakubwira ati, reka dasoko nteye. Icyo ni cyo Imana isobanura. Ariko abantu benshi basoma Bibiliya ntibabasha kwisobanukirwa. Isaka yakoze cyane, ajya guhiga agendeye ku bushake bwa se. Yakobo nawe yabeshye se. Abantu rero ibintu bajya bisobanukirwa. Muzi icyo ababwiriza benshi bajya bavuga? Yakobo yaciye amakuba menshi kubera ko yabeshye. Ngo ari umuntu koko utazi ubushake bw'Imana. Nubwo Bibiliya isobanutse neza kuri izi ngingo, abantu benshi bakurikira ibitekerezo byabo ntibamenye umutima w'Imana. Nk'ibyo twavuzeho bushize, hariho inkuru y'umuntu waguye mu gishu cy'abambuzi. Mu nkuru y'umuntu waguye mu gishu cy'abambuzi harimo abantu babiri. Bisobanuye ko mu isi harimo abantu b'ingeri ebyiri. Hariho umukiza ukiza abandi, hakabaho n'ukizwa ari we wakira agakiza. Muri Luka igice cya 10 rero Imana itubwirira muri iyo nkuru y'umuntu waguye mu gishu cy'abambuzi, nuko uyu mwigisha amategeko yabwiye Yesu ati, ese nkore ikiza ki kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Ntabwo duhabwa ubugingo buhoraho kubwo gukora ibyiza, ntaho bihuriye n'imirimo yacu. Ubyakira kubw'ubuntu. Biramutse bari kubw'imirimo, bisa nk'ari kubw'imirimo ariko nyamara si kubw'imirimo. Ese mu Baroma havuga ngo iki? Haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, kandi ngo ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo atagira umuntu wirarira. Icyo ni cyo Bibiliya itubwira. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Abantu benshi batekereza ko bagomba kugerageza cyane, bagakora cyane kugira ngo bakire agakiza. Imana igomba gukora ni ikintu ibereka ko kugira ngo ukizwe bidaturuka ku mirimo yawo, ahubwo bituruka ku mirimo yayo. Abantu benshi batekereza ko bagomba gukora ibyiza kugira ngo babone imigisha, ngo bagomba kugerageza cyane, bagakora cyane, bakibwira ko bagomba kugira umurava. Oya, kugira ngo twakire imbabazi byaha tuvuka ubwa kabiri, nta na kimwe muri ibyo kiba gikenewe. Ntabwo bituruka ku murava wacu. Mwese ni muri Bibiliya ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ibintu byavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ngo kubw'ubuntu. Ubuntu ntabwo bukenera umurava na muke kugira ngo umuntu yakizwe. Ubuntu nta gihembo kibamo. Iyo uhawe ntacyo wakoze, icyo gihe nibwo ubugira ubuntu. Muri Koreya abakristo baho n'andi hose ku isi, ese n'abantu bangahe batekereza batyo? Ariko nyamara nta n'umwe muri bo barigura ati ngomba gukora neza, ngomba gukora cyane, ngomba gusenga cyane, nkubariza amategeko. Niyo mpamvu mu nkuru y'umuntu waguye mu gishu cy'abambuzi,
harimo umusamariya mwiza, hakaba n'umuntu waguye mu gishu cy'abambuzi. Umusamariya mwiza ntabwo ari twebwe, ashushanya Yesu Kristo. Aho ngaho harimo abakizwa ndetse n'ukizwa. Ukiza ninde? Udukiza ibyaha byacu niwe mukiza. Hanyuma ukizwa ni wandi wakira agakiza. Rero hano hari abantu b'ingeri ebyiri. Hari umuntu waguye mu gishu cy'abambuzi, hakaba n'umusamariya wamukijije. Umuntu waguye mu gishu cy'abambuzi ashushanya twebwe turimo kwicwa n'icyaha. None ubwo umusamariya ashushanya nde? Ashushanya Yesu Kristo. Aramubwira ati nawe genda ugenza utyo. Imana yaduhaye amategeko, ntibyara kugira ngo twubahirize amategeko tubonere mu mugisha. Uramutse uyubahirije ukabona mu mugisha. Imana arizi neza ko abantu batabasha kubahiriza amategeko. Niyo mpamvu Imana yatangaga bya bisate bibiri by'amabuye. Ntago yapfuye kumanuka gusa afite ibisate bibiri by'amategeko. Imana yeretse Mose ubuturo bwera bwari mu ijuru, imwereka igicaniro, igikarabiro, ameza y'imitsima imurikwa n'igicaniro cy'imibavu. Nuko Imana yamubwira iti, genda nawe wubake iri hema nk'iryo nkwerekana kuri uyu musozi. Murabyumva? Se kuki bagomba kubaka iryo hema ry'ubuturo bwera? Mu gihe Abisirayeli bacumuraga bagomba kuza kuri ubwo buturo bwera bagatamba ibitambo. Aho rero iravuga iti, nucumura uzazana umwana w'intama w'igitambo, icyo gihe ibyaha byawe bizezwa. Ese mu gihe bavugaga bati tuzabyubahirize byose, Imana yaba yarabizeye? Imana ntiyigeze yizera ko umuntu azakora ibyiza ko atazabura gucumura. Umuntu aramutse akoze neza akareka gucumura, none niki cyatuma Imana yohereza Yesu? Uramutse ubanye umurava mwinshi udacumura, ni kuki waba ukeneye Yesu? Ariko wakoze icyaha, wakoze amabi. Gusa icy'ingenzi kurushaho nuko umurava wose twagira ntabwo dushobora kweza habe n'agace kamwe k'icyaha. Kora ko uri umwibone. Abantu batekereza ko bagerageje bakubahiriza amategeko y'Imana. Nubwo bica amategeko batekereza ko baramutse bagerageje bakora neza. Oya, ntabwo tuba abakiranutsi bivuye ku mirimo yacu. Ntabwo dushobora kuba abera kubwo kubahiriza amategeko. Twamaze kwica amategeko tugomba kuvumwa. Nta muntu n'umwe wakizwa kubwo kubahiriza amategeko. Muri Luka igice cya 10, umwigisha amategeko avuze ngo iki? Yarabajije ati, ese nkora iki kugira ngo ndague ubugingo buhoraho? Reka nkubaze nawe, ese nicyo wakora kugira ngo ubone ubugingo buhoraho? No gusenga cyane ukwihana, ugerageje gukora ibyiza, kubahiriza amategeko? Nta na kimwe muri ibyo. Ibyo twakora byose nta na kimwe cyaduhesha ubugingo buhoraho. Mu byo twakora byose ntabwo dushobora kweza icyaha cyacu nubwo kaba agace kamwe. Niba ari cyo twakora kugira ngo tweze ibyaha byacu tubone ubugingo buhoraho, ni iki cyari gutuma Yesu agorwa no kujya kubambwa? Yesu yagiye kubambwa kubera ko twe tutari dushoboye. Abantu benshi basoma mu Itangiriro 27 ariko ntibasobanukirwe. Bati dore Yakobo yarabeshye ariko abona umugisha. Ariko se ko yabeshye kuki Imana yahaye Yakobo umugisha? Esawu yagize umurava mwinshi, akora cyane, ashyira se umuhigo, ariko tubona Yakobo ari ubona umugisha. Abantu benshi ntibajye basobanukirwa iki muri Bibiliya. Batese Yakobo kuki yabonye umugisha? Ese Esawu ko yakoze cyane kuki nta mugisha yabonye? Hano muri Bibiliya biroroshye cyane. Abefeso ibice 2:8 haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Musubiremo, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, kandi ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Agakiza ni iki? Ngo ni mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ubuntu suko utanga ikiguzi ngo ugire umurava ndetse n'umwete myinshi n'imirimo myinshi. Inyoko muntu yashutswe na Satani igihe kinini, nuko basobanukirwa ibihembo. Kuko kugira icyo ukora ukabona ibihembo by'ibikorwa byawe. Mu gihe ukoze akazi urahembwa, mu gihe wize cyane ugahabwa ibihembo. Abantu benshi bamenyereye kugira icyo bahabwa bitewe n'ibikorwa bakoze. N'Imana mu kutubabarira ibyaha byacu ntago ari igihembo cy'imirimo yacu. Ni kubw'iki? Ni kubw'ubuntu. Ubuntu nta mirimo na mike birimo, nta gihembo na kimwe cyo kirimo, nta kiguzi na kimwe. Kora ko Imana ihambaye. Imana ntiyashatse kuduha nk'igihembo cy'ibyo twayikoreye, ahubwo yashatse kuduha kubw'ubuntu. Uyu mubyeyi avutse, iyo umwana avutse, umubyeyi yonsa umwana we. Ese ubu ni umurimo cyangwa ni ubuntu? Ni ubuntu. Ese uruhinja rwo kwishyura iki kugira ngo ruhabwe ibyo? Icyo uruhinja rukora gusa ni ukwinyarira ndetse no kwinera. Ese umwana yakwishyura iki? Ntago ari kubw'ibihembo, si kubw'imirimo myiza. None umwigisha amategeko avuze ngo iki? Yaravuze ngo ese nkora icyiza ki kugira ngo ndague ubugingo buhoraho? Ese nkora iki? Igihe kimwe hari igihugu nagiyemo, hari umupaseri w'icyamamare aho ngaho, nuko mvugana nawe. Yizeye Imana nuko ajya muri gereza imyaka 14, yahuye n'amakuba menshi cyane. Nuko muhuye nawe ndamubaza, ese wakira imbabazi ibyaha wajya mu ijuru? Ati birumvikana najya mu ijuru. Ati njye nafungiwe Yesu imyaka 14 yose, none urumva ibyo unuvuga ntajya mu ijuru? Ndamubwira nti reka dasuko Bibiliya ivuga.
ntabwo ari kubw'imirimo ahubwo ni kubw'ubuntu. Kujya muri gereza n'imirimo. Arambwira ati ese wari wajya muri gereza? Ntireka dare sindajyamo. Nagiye muri gereza kwigisha Bibiliya gusa, ariko sindafungwaho. None utekereza ko ari njye wafunzwe njyenyine? Ubwo nari muri gereza abana banjye bajyaga barya ibyo kurya abaturage ku muhanda, umugore wanjye arakubitikanye cyane n'ubwo ushatse kuvuga ko ntajya mu ijuru. Ntireka dare ntiwajya mu ijuru kubw'imirimo. Ntabwo bituruka ku murava wacu, ntibituruka ku mwete wacu. Ubuzima bwose tubaho, ibyo twakira byose tubyakira nk'ibihembo by'imirimo yacu. Umushahara ni igihembo cy'imirimo yacu, no kwiga tubona ibihembo byo kwiga. Ibyo nibyo bitera abantu kwibwira ko no kwakira imbabazi byawe ukajya mu ijuru nabyo bituruka ku mirimo twakoze. Nicyo cyatumye umwigisha amategeko abaza Yesu ati ese nkore icyiza ki kugira ngo ndague ubugingo buhoraho? Nuko aramubaza ati ese byanditswe bite mu mategeko kandi icyo yasoma muri iki? Amategeko avuga iki? Ujye ubaha Uwiteka Imana n'umutima wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Icyo gihe ushobora kubona ubugingo buhoraho ukabona umugisha. N'umutima wose? Ese ibyo bikora n'umutima wose koko? Nashatse gusoma Bibiliya. Najyaga ntwara imodoka nahagara kuri feruje ngashaka gukoresha ako kanya gato. Najyaga ndeba muri Bibiliya, nahagarara muri feruje nkabanza gusoma Bibiliya. Ako kanya nkahita ncengera muri Bibiliya, nkahita numva amahoni y'inyuma ambwira ngo genda, nkasanga bose bagiye nijye usigaye njyenyine, byambaye nk'inshuro 2 cyangwa 3. Numvise ari bibi cyane bimbangamiye, sinongera gusomera Bibiliya muri feruje kundi. Mu gihe ntwaye imodoka nkashyira umutima wanjye mu gusoma Bibiliya, ntabwo nabasha gutwara imodoka neza. Ese ubwo wasoma Bibiliya n'umutima wose? Wakada ntiwabibasha. Ibyo nabikoze kenshi cyane. N'umutima wose n'imbaraga zawe zose n'ubushake bwawe bwose, ibyo ntitwashobora kubikora. Muri Bibiliya habaza ngo byanditswe bite mu mategeko kandi se icyo yasomamo ni iki? Ibyo bivuze ko ushobora gusobanukirwa Bibiliya nk'uku cyangwa se nka kuriya. Ese icyo yasomamo ni iki? Hari abayisomamo ngo ndamutse nkoze cyane nshobora kubona umugisha, ariko biravuga ngo reka da, ibyo ntibyashoboka. Gukunda Imana n'umutima wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, none uyikunze n'umutima wose ni gute wajya mu kazi kawe? Ntibyashoboka. Ntabwo bishoboka kubikoresha umutima wose. Nicyo cyatumye Yesu avuga ati mugenzi wawe ninde? Yesu aramubwira ngo hari umuntu wavaga i Yerusalemu agiye Yeriko, nuko agwa mu gishu cy'ambuzi, baramukubita baramwambura bamusigasigaje atagapfa. Nuko umutambyi aca muri iyo nzira, amugeze arashyikira aragenda, no muri n'abagenzi atyo. Nuko haza umusamariya ari mu rugendo, nuko aramukiza. Ngo nubwo ndi wabaye mugenzi waguye mu gishu cy'ambuzi, ati ntiwamugiriye impuhwe, ati ngaho nawe genda ugenza utyo. Aya ni amagambo yimbitse cyane. Muzi icyatumye mubwira ati genda nawe ugenza utyo? Kora ko ubigerageje wabikora. Genda ugerageze kubikora, uzamenyeramo kutabishoboye. Ibi nta shingiro bifite. Umuntu ava i Yerusalemu agiye Yeriko, agwa mu gishu cy'abambuzi. Kuki umutambyi yamuciye akigendera? Nuko uyu muntu yaguye mu gishu cy'abambuzi, harambuze hafi aho, yaribwiye ati nanjye bishobora kumbaho. Ubu ngiye kumwitaho se? Reka da, yamuciye ariruka. N'umulewi yamugeze ariruka. None ninde? Ati ni umusamariya wari mu rugendo. Uwo musamariya ntabwo ari twebwe, ahubwo ashushanya Yesu Kristo. Yesu yatanze ubuzima bwe ku bwacu. Yarazi neza ko hari abambuzi, ariko birenga ajya kumukiza. Ati nawe genda ugenza utyo. Uko niko yavuze. Kubera iki? Nubikora uzamenya ko udashoboye. Abatarabigerageje ntibibwira ko babibasha, ariko nyamara ntitwabishobora na busa. Ese ko kwashyira ubuzima bwawe mu kaga kubw'umuntu waguye mu gishu cy'ambuzi? Uwabikoze ni umuntu umwe gusa, ni Yesu Kristo wenyine. Ariko tujya twibeshya twibwira ngo tubigerageje twabibasha. Reka mbabaze mwese, ese koko ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda? Zamura ukuboko niba ari n'umwe muri mwe. Ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda? Reka da, ntibishoboka. Ntiwabibasha, ntiwabishobora, ntiwabibasha. Niyo mpamvu rero iki atari ikintu twabasha, ni ikintu Imana yonyine, Yesu wenyine yabasha. Rero ntabwo dusabwa kuba abasamariya beza. Ntabwo dusabwa kuba abasamariya beza, tubivuze neza, kugira ngo dukizwe. Ntabwo dusabwa kuba abasamariya beza, tugomba kuba umuntu waguye mu gishu cy'abambuzi. Hanyuma ikibabaje nuko abantu benshi uyu munsi bagerageza kuba abasamariya beza. Niyo mpamvu ubuzima bw'umwuka bubagora. Ese wakwitangira abandi ugatanga ubuzima bwawe gute? Ntabwo wabikora. Abantu benshi barashutswe, batekereza ko ari abantu bahambaye, bashaka kwishushanya gusa bakiyorobeka bakigira nk'abantu bahambaye. Rero icyo Itangiriro 27 atubwira nuko, n'icyo Luka 10 atubwira nuko, waguye mu gishu cy'ambuzi n'icyo yakoze kugira ngo akizwe. Ese yakijijwe n'abambuzi?
icyo bashaka gukora ko ari ugupfa gusa, nta nubwo yashoboraga no kuba yakwitabara ku bwe. Abantu barashutswe bibwira ko ari abasamariya beza, batekereza ko baramutse bimeje kugira umurava babishobora, batekereza ko bagerageje babasha kubahiriza amategeko, batekereza mu bupfapfa ko bagerageje babasha kuba abantu beza, bigira nk'aho barimo kubaho ubuzima butunganye, bigira nk'aho bafite kwizera. Ni ibinyoma, baribeshya. Imana yavuze ko nta cyiza kiba mu muntu huzuyemo ibibi gusa, wakorwa n'isoni imbere y'Imana. Ibi ntibabasha kubikora na busa. None tugomba kuba bande? Turi wa muntu waguye mu gishu cy'abambuzi, ntacyo tugomba gukora na busa. Rero ibi byasobanuwemo hano neza cyane. Mu gihe tutiyizi tuba twisobanurira bibiri ko twishakiye. Kugomba gukora cyane, ngomba kugerageza cyane, kuko mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, wari ubizi? Agakiza ntigakomoka kuri twe, ni impano y'Imana. Ntukagire umwete wo gukizwa, ntibituruka kuri twe, ntibituruka ku mirimo myiza. Ni gute ushobora gukizwa? Nuko Yesu Kristo agomba kubikora. Amen. Abantu benshi babwiriza ibintu bipfuye muri iyi minsi, bajya bavuga ko ugerageje cyane nk'uyu musamariya mwiza wabona umugisha, ariko nyamara umusamariya ashushanya Yesu. Twe turi wa muntu waguye mu gice cy'abambuzi, keretse hageze udukiza nawe ubundi twapfa. Uwaguye mu gice cy'abambuzi yakoze iki? Bibiliya ivuga neza ngo uyu musamariya mwiza, ati umusamariya wari mu rugendo aza ahari, aramubona amugirira impuhwe. Nyuma yaho umusamariya yakoze iki? Yaramusanze, amusuka amavuta, amusukaho na vino, amupfuka inguma, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi, aramurwaza. Buke bwatanga idenari ebyiri, aramubwira ngo umwiteho, nibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Hano uwaguye mu gishu cy'abambuzi n'iki yakoze kugira ngo akizwe? Ntacyo na busa. Muri ibyo byose uko ari 10 n'iki yakoze? Nta na kimwe. Agakiza byose byakozwe n'umusamariya mwiza. Nta kintu dukeneye gukora kugira ngo dukizwe. Umusamariya agomba kuza akamukiza, hanyuma twe ibyo tubyemera gusa kubwo kwizera. Ni rero itandukaniro hagati ya Yakobo na Esawu. Umwe yakoresheje umurava we binyuze mu mirimo ye, kubw'ibikorwa bye yageragezaga kuboneramo umugisha. Ntabwo ari kwigira akizwa. Agakiza n'ubuntu nigatangwa kubw'ibihembo. Ni impamvu Imana binyuze muri inkuru tubwira ko nubwo Esawu yagize umurava mwinshi, akagira umwete, agahiga cyane kugira ngo akizwe, agateka inyama, yaratetse arabitanga. Nicyo cyatumye akizwa. Iyo ni imirimo. Ibyo ntibyo ari ubuntu. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Icyo nicyo cyabakijije, ntacyo twakoze na busa. Kora ko Yesu yabikoze byose, ngo ni kubw'ubuntu, nta kigomba kuba warakoze kugira ngo ukizwe. Mu myaka 25 ishize nahawe iyi saha nk'impano. Ni isaha y'ubwoko bwa Omega, ni isaha nziza nayihawe nk'impano. Ni impano naherewe muri LA. Ni isaha igura nk'amadolari 1000. Maze imyaka 25 nyambara. Ndabishimira Imana cyane, sinshobora kubisobanura. Ndashimira Imana cyane. Iyo ngiye mahanga sinjya nyijyana ko ntekereza ko ari winyibe. Nambara isaha ihendutse igihe cyose maze nyitunze. Muri ibyo bihaguraga amadolari hafi 1000. N'ubiragaragara nk'ari nshyashya. Itandukaniro rero gusa n'icyerekezo cy'ikiganzo yambariramo, ariko ibintu byose iracyameze kwa kundi. Iyi ni isaha igura nk'amadolari 1000. Nubwo nayishyura idolari rimwe naba ntanze ikiguzi. Ubuntu ni ikintu gitangirwa ubusa nta kiguzi. Ibi si by'ukuri turi kwitoza. Katwitoze nk'ubu ndayimuhaye. Aramutse ampaye idolari rimwe, amadolari 10 cyangwa se ngucya w'igiceri, ntago byaba bikira ubuntu. Imana dukiza ibyaha byacu, dukiza kubw'ubuntu. Uramutse wishyuye umurava ndetse n'umwete, ntago byaba bikira ubuntu. Ako ntabwo kabara agakiza. Murabyumva? Ntacyo tugomba gukora na busa. Ibyo Yesu yakoze tugomba kubyakira gusa kubw'ubuntu, kubwo kwizera. Ariko umujyano bizera ijambo ry'Imana siko batekereza. Umuntu aravuga ati ni gute warangije? Ati narize cyane. Ni gute wabonye amafaranga? Ati narakoze cyane. Byose bituruka mu gukora cyane, mu gutanga ikiguzi. Kora ko mu gihe abantu baba mu buzima bwabo ibintu byose ni ikiguzi. Ku rundi ruhande nta kintu Imana igitanga kubw'ikiguzi. Ubwo wavukaga, ese wishyuye angahe kugira ngo uhabwe isura nziza? Ubundi umusemuza yakagombye kuba ari mubi, ariko uyu ngusimura mu Cyongereza ni mwiza. None wishyuye angahe kugira ngo ube mwiza? Iyo uguze imodoka nuko bigenda, sibyo? Umucuruzi araza akakwegera akakoresha ati ushaka iyi modoka, tuwene nkunda imodoka iyi ni. Ese ushaka imodoka irimo ibiki? Iyo ugura imodoka ugomba kugura buri kintu cyose bashyizemo.
utishyuye ibyo bintu bindi bongeramo, wagura imodoka ifite amapine na moteri gusa. Imodoka zo muri minsi ziba zifite imikorere myinshi itandukanye, uko ushyuye menshi ndakubona imodoka nziza kurushaho. Rero ubwo wavukaga wishyuye angahe ingingo zawe, kubona umubiri mwiza mu maso heza, byose wabiherewe ubuntu. Inyoko umuntu ibayeho mu isi aho imenyereye guhabwa ibintu yishyuye. Niki cyatumye Esawu adahabwa umugisha n'Imana. Imana ishaka gutanga ubuntu bwayo nta kiguzi, ariko Esawu ashaka kubona umugisha nk'igihembo cy'imirimo ye, nk'igihembo cy'umuhigo we. Ariko mu rundi ruhande, Yakobo utaragize umurimo na muke yakoze, yabihawe kubw'igihembo cy'undi wabimukoreye mu cyimbo cye. Nyina Rebeka niwe watetse. Rebeka niwe wamwambitse imyambaro y'umuvandimwe we. Nyina Rebeka niwe washyize ubwoya bwinshi ku ijosi rye ndetse no ku biganza aharembera ikigere nk'umuvandimwe we. Yakobo nta kintu yigeze akora, yabihawe kubw'ubuntu yagiriwe na nyina. N'agakiza kacu niko kameze. Agakiza ntikava mu kuba ari twe twakoze, twongeyemo imirimo yacu, ntibwaba bikiri ubuntu. Iyi saha igura amadolari 1000, ndamutse nyishyura idolari rimwe ntibyaba bikiri ubuntu. Ubuntu butangwa udatanze ikiguzi, udatanze amafaranga, nta n'umurava, ugomba kubiherwa ubusa. Ariko ntibabyumva. Ati ntabwo numva rwose Itangiriro 27. Esawu yarakoze cyane, guhiga si ikintu cyoroshye. Ese nicyo usabwa gukora kugira ngo ufate itungo? Ugomba gukwega umuheto, ukayikubita inyuma ku kibuno, ikagenda itaruka isimbuka. Ntihandi ugomba kwiruka inyuma, kongera ukayireka nanone, ariko ntihandi igakomeza ikiruka, ikarenga imisozi, yamiruka imisozi hakurya ikazagwa. Rero itungo rimwe riba riremereye cyane, ibere nk'ibiri 100. Yagombaga kuyikorera akazamuka imisozi akarenga indi. Ese byari bigoye bingana iki? Yari imirimo igoye cyane, yaratutubikanye yiwakuya. None kuki Esawu atabonye umugisha? Esawu yashatse kubona umugisha nk'igihembo cy'umurava we, ariko Imana ntiyigira ishaka kwakira ibihembo kugira ngo ibiguzi kugira ngo itange umugisha. Ibi byitwa ubuntu. Ubuntu bivuze ko ugihawe nta kiguzi na gito, nta kiguzi na gike. Icyo ni ikintu cyiza cyane, ndabishimira Imana ku buntu. Ariko Esawu yahize umuhigo, arateka, agemurira se, agerageza guhabwa umugisha. Ese nawe ibyo yarabishakaga, ariko Imana yo ntiyabishakaga ibyo. Ni ikiri kutwerekera muri iyi nkuru. Abantu bagerageza kubona umugisha kubwo gutanga ibiguzi ntibakugera babona umugisha, ariko nta murimo na muke wakoze. Binyuze mu kuba nyina yakoze byose ushobora kubona umugisha, bitavuye mu kuba njye nakoze. Bityo rero ni ubuntu. Niba nabikore ntibyaba bikiri ubuntu, byaba ari ibihembo. Ariko abantu benshi bagiye babyumva, baravuga ngo nakoze icyaha iki n'iki, ngomba kwihana nkarira, ngomba gusenga, ngomba gukora ibikorwa byiza kugira ngo nzajye mu ijuru. Uko niko batekereza, ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, kandi ngo ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo atagira umuntu wirarira. Ubaye warakoze ibyiza ukakira agakiza, wajya ubyigamba uti narakijijwe, nakoze ibyiza byinshi. Nawe ugomba kubikora uzabona agakiza. Icyo ni Imana yanga urunuka. Imana ivuga ngo ntibyavuye ku mirimo, byavuye ku buntu, ubiherewe ubusa. Icyo nicyo ushaka kuguha, ntabwo ibiguha nk'ibihembo. Ariko mu gihe abantu babaho mu isi, barasenga cyane, bakiriza ubusa, bakagerageza, bakoresha umurava. Uwo murava nawo ni ibihembo. Mu Baroma bavuga ngo iki? Ibice 4. Ngo nyamara ukora ibihembo bye ntabifata nko guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Uramutse ugize icyo uhabwa kuko ari icyo wakoze, ntibyaba bikiri ubuntu, ahubwo biba ari ibiguzi. Mu Baroma ibice 4:5 ngo nyamara udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Imana ivuga ko uwo munyacyaha atsindishirizwa. Ninde uvuze ko umunyacyaha atsindishirizwa? Uwundi utagira icyo akora, uwundi wacumuye ngo aratsindishirizwa. Nubwo yacumuye, uramutse ukoze ukishyura ikiguzi, ntago biba bikiri ubuntu, ntago biba bikiri ubuntu. Ngo niyo mpamvu rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera ko kumuhwanirizwa no gukiranuka ntibituruka mu kuba nakoze imirimo, ahubwo nuko Yesu yishyuye igihembo cye. Njye nakoze ibyaha, sinari nkwiye kwakira imigisha. Iki ni Imana ishaka kutwigisha rero. Niyo mpamvu yanditse Itangiriro igice 27. Esawu yagerageje kubonera umugisha mu murava we, n'iki cyatumye atabona umugisha. Ariko Yakobo ntacyo yakoze na busa, hari uwakoze mu cyimbo cye. Ni nako natwe ntacyo twakoze na busa,
ariko Yesu niwe wakoze byose mu cyimbo cyacu kubw'ibyaha byacu. Ese ibi birahebuje bingana iki? Abantu basoma Itangiriro 27 ko nabyo icyo bisobanura. Yakobo yarabeshya abona umugisha, Esawu akora ibyiza waravumwa. Ese ni kuki byagenze bitya? Bivuze ko tutajya mu ijuru nk'igihembo cy'ibikorwa byacu. Bitangirwa ubuntu ku muntu utagize icyo akora. Nibyo njye nakoze ibyaha, nakoze amabi. Abo batakoze ibyiza bashobora guhabwa agakiza, abakoze ibyiza ntibashobora kukabona. Rero mu gihe dukizwa, mu gihe ubwira Imana uti Imana narasenze, niyirije ubusange, natanze amaturo menshi, ibyo ugomba kubijugunya kure cyane, kubera ko agakiza gatangwa kubw'ubuntu. Yesu yapfuye mu cyimbo cyacu kubw'ibyaha byacu, kandi ibihembo byose twagomba kwishyura Yesu yarabyishyuye byose. Turamutse twishyuye igihembo ntabwo dushobora kubyita ubuntu. Dukoze ibyiza ntabwo dushobora kwakira ubuntu. Ntacyo tugomba gukora na busa. Nyamara ukora ibihembo bye ntabifata nko guha ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Imana ishaka kuduha nk'ikiguzi cy'ibyo twayihaye. Imana ishaka kuduha kubw'ubuntu. Uyu munsi ikibazo uko abantu badakora neza, si uko abantu bakora nabi. Iki ni ikintu gihebuje cyane. Mu by'ukuri nta n'icyo wakoze na busa. Dukizwa kubw'ubuntu bivuye mu kwizera. Mwabantu muba warakoze ibyiza, waba warubahirije amategeko, waba waratanze amaturo, ese wafashije bagenzi bawe, ibyo byose uzabibise mu mutima wawe. Wahoranye ibitekerezo byo kwibwira ngo nzabwa umugisha kubera ko nakoze ibi. Iki nicyo kintu Imana yanga urunuka. Imana ishaka kubiduha kubw'ubuntu. Mu gihe ibyaha byawe bibabariwe, nta n'ikiguzi watanze. Ishaka kuguha imigisha gusa kubw'ubuntu bwayo. Niyo mpamvu mu Itangiriro 27 by'umwihariko mu nkuru Yakobo na Esawu babona imigisha. Esawu yarakoze cyane, arahiga yumvira se, ariko birangira avumwe. Yakobo ntacyo yakoze, icyo yakoze gusa yaracumuye, ariko nyina yakoze ibintu byose kugira ngo abone umugisha. Nicyo cyatumye Yakobo abona umugisha. Nicyo kimwe nuko nyina yakoze ibintu byose kubera Yakobo, nako Yesu yakoze byose ku bwacu. Wowe waracumira ko Yesu yagukoreye byose. Ntibyavuye mu kiguzi cyawe, ahubwo ni ubuntu. Mu gihe mbaho muri iyi si, abantu benshi bashukwa na Satani, tukagerageza guherwa umugisha mu bikorwa n'imirimo byacu. Dutekereza ko iyo ariyo nzira twaherwamo imigisha. Abantu nk'abo ntabwo bashobora kwakira agakiza. Agakiza ni ubuntu. Ntibituruka ku biguzi, ntibituruka ku mirimo, ntibituruka ku murava, nta mwete. Ubiherwa ubuntu 100% ko bitangirwa ubusa. Uramutse ukoze ibyiza, ukagira umurava, ukishyura ibiguzi, ibyo ngibyo byangiza ubuntu, bituma utabasha kwakira ubuntu. Satani aradushuka agatuma tutakira agakiza, akakubwira ko ugomba kugerageza cyane kugira ngo wakire agakiza. Ukagerageza ukishyura ibihembo. Ikigero ntabwo wakwakira agakiza k'Imana. Binyuze mu gusoma Bibiliya naje gutahura iki. Ntiburya ntibiva mu murava wanjye, ntibiva mu bikorwa byanjye byiza. Ibyo nakoze nta bindi, no gucumura gusa. Ariko binyuze mu kuba Yesu yarapfira ibyaha byanjye ku musaraba. Yesu yanyijije ibyaha. Rero kugira ngo twakire agakiza, uwaguye mu gice cy'ambuzi yakoze iki? Nta na kimwe na busa. Ngo nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwane no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ntugomba kugira umurimo ukora na muto. Ikintu kibabaje nuko Satani yashutse abantu benshi, kubera ko abantu benshi batazi Bibiliya neza. Yakobo yarabeshye abona umugisha, Esawu yakoranye umurava ariko aravumwa. Ese kuki ariko bimeze? Rero niba ari uko abantu babona imigisha nta n'umwe wawubona, kubera ko ibyo abantu bakora ni ibyiza bike cyane, ntabwo bakora ibyiza bitunganye. Twe turi abanyabyaha gusa, ariko kuba Yesu yarapfira ibyaha byacu, yogeje ibyaha byacu abyeza nk'urubura. Uko niko twezwa. Niyo mpamvu bivuga ngo ni kubw'ubuntu. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Yabiduhaye ku buntu, ubyakira ku buntu, ntugomba kwishyura ikiguzi. Ariko bitewe n'uko abantu benshi batazi Bibiliya, babibwira bati tugomba gukora ibyiza, tugafasha abantu bagenzi bacu kugira ngo tubone umugisha. Abantu nk'abo Imana ntabwo ishobora kwigira ibaha umugisha. Ese muri mwe waba warakira imbabazi z'ibyaha binyuze mu murava wawe? Wakira imbabazi z'ibyaha ukora ko wasenze cyane? Oya, ni kubw'ubuntu. Wakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri wowe, ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, kuko ukora ibihembo bye ntabihanirwa no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ariko udakora akizera utsindishiriza abanyabyaha. Nubwo utarakoze ibyiza, nubwo utarubahirije amategeko, icyo wakoze no gucumura, ariko Yesu yaradutsindishirije. Niba Imana ivuga ko natsindishirijwe, ubwo naratsindishirijwe nicyo bivuze. Icyo nshaka kubabwira nuko imigisha twakira ntugomba kwishyurira ibiguzi, ntugomba kubigirira umurava n'umwete, ugomba kubyakira kubw'ubuntu. Rero icyo kimwe nka Yakobo, natwe tugomba kwakira ubuntu. Nyina yaramutekeye, arangije amuha ibyo ashyira se gusa, nuko Yakobo abona umugisha.
Esawu yagerageje kubonera umugisha binyuze mu mirimo, binyuze mu kiguzi, ariko siko bigenda. nta kimana igitangira ibiguzi. siko bimeze koko? si ubu ntitwashimira imana koko? iyo bitagenda bityo nta n'umwe muri twe ari kuzakira agakiza. Yesu yakoze byose kubw'ibyaha byacu, binyuze mu kubyizera tubasha kwakira agakiza. Ndabashimira cyane kuba mwarabanye natwe mu giterane cya Bibiliya. Numenya uku kuri ko muri Bibiliya, niringiye ko kwakira imbabazi z'ibyaha ku bw'ubuntu nta murimo wawe na muke. Mwese mwasengeye iki giterane cya Bibiliya, mwese mwaduhaye ubutumwa bw'ishimwe, mwese mwararitse abantu. Umuntu nkanjye wanduye washoboye kwakira imbabazi z'ibyaha, ndashimira Uwiteka Imana cyane yankijije. Rero nawe ubwawe niringiye ko utazashukwa ahubwo ko uzakira ubuntu. Reka dusoreze aha ngaha dusenge. Mana Data yera, Esawu yagerageje kubonera umugisha mu kwishyura ibiguzi, nicyo cyatumye atabona umugisha. Yakobo ntacyo yakoze na busa, ariko binyuze mu buntu bw'ibyo nyina Rebeka yakoze, Yakobo yakiriye ubuntu. Nyagasani, mu byo dukora ntabwo twagushimisha, ntabwo tugira gukiranuka k'ukuri, ahubwo Yesu yabikoze mu cyimbo cyacu. Yagiye mu ijoro akora byose mu cyimbo cyacu, yejeje ibyaha byacu aradutunganya. Kandi rero dukizwa ku bw'ubuntu. Abantu benshi bashutswe na Satani, abantu benshi bagerageza kubonera umugisha mu bikorwa byabo byiza. Ndagusabye ubumbura amaso yabo, ubaye gutahura ukuri, kugira ngo twakire ubuntu bwawe. Hanyuma abantu bose bari mu isi, mu gihe bambaza izina rya Yesu Kristo, ubemerere bakizwe n'ubuntu bwe. Tugushimiye kuba tuwe muri iki giterane, dusenze byose tweze mu izina rya Yesu, amen. Ndabashimye cyane, murakoze.